Reka nongere nguhe ikaze wowe uteze amatwi ikiganiro Isi y'Abagabo. Ndagushimiye ko wongeye guhitamo kuza kumva amagambo y'ubwenge cyangwa se kumva ibiganiro bigufasha kubaho muri iyi si ufite intego. Nimba wari usanzwe ufite n'intego, ibi ni ibiganiro bigufasha gukomeza intumbero yawe muri iyi si. Mu biganiro by'uyu munsi tugiye kuganira ku muherwe John D. Rockefeller. Uyu munyamerika w'umukire uzwi cyane wabaye ikirangirire mu isi kubera ubucuruzi bwe bwa peteroli buhambaye yakoze. Uyu munsi tugiye kugaruka ku magambo yandikiye umwana we mbere y'uko apfa. Aya magambo John D. Rockefeller yayandikiye umwana we mu mabaruwa 38 yanditse, ariko tugiye guhitamo amagambo 15 yarakubiye muri ayo mabaruwa 38 yandikiye umwana we kugira ngo azamufashe kuba umuyobozi mwiza w'ubutunzi yari asize. Nimba usanzwe wumva ibi biganiro ukumva ibice, ukumva ama intros ukarekera, ukumva byose wabyumvise, kuri iki kiganiro umuntu wenyine uri buze kugira icyo asarura n'uri bucyumva akakirangiza. Reka tudatinze tugendane n'ijambo rya mbere, cyangwa se tugendane n'ijambo ry'ubwenge risangwa muri ayo maletire 38 yandikiye umwana we, ari kugira ngo amushishikarize cyangwa se amuhe formire y'uburyo yazavamo umugabo ukomeye uzabasha kuyobora cyangwa se kuba umuyobozi mwiza w'ubutunzi yari yaraharaniye. Irya mbere yabwiye umwana we muri ayo mabaruwa, iryo jambo ryakotinzwe rivuga ngo our destiny is determined by our actions, not by our origins. Yari ari kumubwira ngo ibyerekezo byacu cyangwa se ahazaza hacu hagizwe n'ibyo dukora, apana aho dukomoka. Iri jambo yaryanditse muri iyo baruwa imwe muri ayo mabaruwa 38 agamije guhwitura umwana we ngo amwereke yuko kuba umwana we yaravutse ari uw'umuherwe ukomeye ku isi atari byo bizamugira uwadanje cyangwa atari byo bizamugeza aho yifuza kugera, ahubwo ibikorwa bye nibyo byonyine bizamufasha kuvamo umugabo yifuje kuvamo mu buzima bwe. Ibi akaba yarabivuze ahanini ashingiye ku cyubahiro yari afite muri sosiyete, cyane cyane mu gihugu gikomeye nka Amerika ndetse no mu Barabu bakoranaga business. Akumva ko umwana we ashobora kuzacyitwaza, akumva ko nawe akomeye nka se. Dore ijambo rya kabiri yaramubwiye ngo losing work means losing happiness. Work is the foundation of all businesses, the source of prosperity and the shaper of a genius. Ahangaha tubigenekereje mu Kinyarwanda yaramubwiye ngo kubura umurimo cyangwa kubura akazi, kubura icyo gukora bingana no kubura ibyishimo. Amubwira ko gukora ariyo fondasiyo ya business yose ibaho ku isi. Amubwira ko gukora ariyo soko y'ubukire, ndetse amubwira ko gukora ari byo birema umunyabwenge. Ahangaha yifuzaga ko umwana w'ibi bintu abizirikana mu mutwe we, akabizirikana nk'aho ari bwo murage se amuhaye, amusigiye ikiragano cyo kumva ko agomba kuvamo umukozi, atagomba gucika intege ngo yirare, ngo yumve yuko ibintu bihari. Yagiraga ngo mu buzima bwe umwana we yiyumvemo ko umurimo ari bwo buzima. Buri abakire hari ikintu mutabaziho, abakire bakunda abantu bakunda umurimo. Abakire ntago bakunda abantu badamarara mu buzima bwabo. Ibi ngibi John D. Rockefeller yabibwiye umwana we kuko atifuzaga ko umwana we yazasigara adamaraye yarananyuzwe n'ibyo se yaharaniye, ahubwo yifuzaga ko ubukungu bwabo bubi ubukungu bw'igisekuru, apana ubukungu bwo kwirirwa bukonsomwa cyangwa buribwa n'abana be gusa, ntacyo bari gukora ngo babwongereho bakomeze babusigasire. Ijambo rya gatatu dusanga muri uru rwandiko yandikiye umwana we, yaramubwiye ngo action solves everything. Ni nko kumubwira ngo gukora bikemura ibibazo byose ufite. Ni nko kumubwira ngo igihe cyose uhuye n'ikibazo ntugire icyo gikoraho, ntago kizigera gikemuka. Igihe cyose uhuye n'ibintu bikugoye, gerageza ubikore birangire bive mu nzira, bikunde cyangwa byange, umenye ikindi kintu wakora. Byari nko kubwira umwana we ku bibazo yari bwibaza ati hari ibibazo atabasha gukemura, hari iki, buri kibazo cyose azajya ahura nacyo ajya agira icyo agikoraho, gikunde cyangwa se n'igikunde, ariko yagize icyo agikoraho. Ijambo rya kane Rockefeller yabwiye umuhungu we, yaramubwiye ngo abantu
bakora nk'igare. Igihe cyose utari kugenda werekeza ku nzozi zawe uzadandabirana nurangiza ugwe hasi. Iyo ngaho yari ashatse gusobanura ko abantu mwese hano muzi iby'amagare, muzi gutwara igare, murabizi. Igare nimba urigiyeho risaba ngo uritware, ntabwo igare warihagarika kandi unaryicayeho ngo uryicareho rihagarare, ntibikunda. Igare risaba ngo ube uryegetse cyangwa se uryiyegamizeho uhagarare cyangwa se uhitemo urihagarike rigende. Ibi ngibi nibyo yari ashatse kubwira umuhungu. Yari ashatse kumusobanurira ko ubu buzima cyangwa se urugendo rw'ubuzima, igihe cyose utarimo kugenda ntabwo bishoboka ko wabuhagarikira aho hamwe ngo bugume kuri iyo balance buriho. Nimba budateye imbere buzasubira inyuma, nyine ubwo mu ijambo rimwe. Abwira aya magambo umuhungu we, yageragezaga kumwibutsa ko muri iyi si ubuzima butajya buba akazuyazi. Iyo butabaye bwiza buba bubi. Ibintu byo kuvuga ngo ntacyo butwaye, ngo ndanyuzwa aha, ubuzima ntabwo ari uko nguko bukora. Iyo atari bwiza buba bubi. Nimba udateye imbere uba umukene. Nimba bitaryoshye birabishye. Yari ashatse kwereka umuhungu we cyangwa ni nko kwerurira umuhungu we ngo amubwire ngo ibintu byo kujenjekera ubuzima abireke, atangire yite ku nzozi ze, atangire yite ku kwita ku muryango we, ku kwita ku hazaza h'umuryango we, mbega bibe umurage, bigende ibyo amuraze azabiraga abana be, abirage abana be babiraga abuzukuruza be, kugira ngo igisekuru cyabo ibyo Rockefeller yasize abubakiye bitazazima. Dore ijambo rya gatanu John D. Rockefeller yababwiye. Nangira ijambo mu kurisoma byantwaye umwanya wo kwicara ngo ntekereze kugira ngo mbashe kurisobanukirwa. Yarababwiye ati, failure is a learning experience. You can either turn into a tombstone or a stepping stone. Ahangaha yaramubwiye ati, gutsindwa ni experience gusa, cyangwa ni usabwa kubigiramo experience. Ushobora guhitamo kuba ibuye rya rindi bashyira kumva, cyangwa se imva mu ijambo rimwe, cyangwa se ukihindukira stepping stone. Iyi stepping stone ndabishyira ahangaha mu kavideo, ndaza gushyiramo ibuye cyangwa amabuye ya stepping stone, urebe uko aba ameze image yayo. Dore nimba uri kureba video uri kuribona. Stepping stone ubundi yari amabuye ya kera abantu bagendaga bagatondeka ahantu ku mugezi bakajya bayambukiraho ibiraro bidahari kugira ngo badakandagira mu mazi. Ahangaha yari ashatse kubwira umwana we ko gutsindwa iyo ari ibintu biguca intege mu buzima, nyine ubuzima buba bwakunaniye. Iyo uri umuntu gutsindwa byananiye kwakira cyangwa wananiwe kubimenyera, kuko muri ubu buzima you either win or lose. Muri ubu buzima uratsinda cyangwa ugatsindwa, ariko gutsindwa nibyo biba biri likely kabisa, kuko nibyo biba bihari, kuko ubuzima ni ukugerageza. Buri munsi uri kugerageza ibintu bishya utazi. Ikintu utazi nta kabuza uba ugomba kugitsindwa kugeza ugitsinze. Rero hano yari ari kugerageza kubwira umwana we ko adakwiye gukangwa no gutsindwa, akwiye gukomeza kwiga guhozaho, agakomeza kumva aryohewe nuko guhora atsindwa, ariko ahora agerageza kugeza abaye umunyentsinzi, aho kugira ngo azahinduke tombstone, ryabuye bashyira kumva riba ryavuye mu kazi, riba nta kindi kintu rikimaze. Iryo buye abantu baheruka agaciro karyo bagaheruka barishyira kumva, nta wundi muntu wongera kuritekerezaho, nta n'ahandi hantu rishobora kugira umumaro mu buzima bwaryo. Ariko tombstone, stepping stone, ryo rihora mu mumaro, kuko abantu bashaka kwambuka umugezi bahora basi barikoresha. Ahangaha yari ashatse kubwira umwana we ko igihe cyose utabashije kwakira gutsindwa, kumenyera gutsindwa, uba urimo guta agaciro mu ijambo rimwe. Mbere yuko dukomeza n'ijambo rya gatandatu mu magambo John D. Rockefeller yahayemo umurage abahungu be, banza urebe hasi nimba wakoze subscribe. Reba hasi nimba wakoze subscribe kugira ngo dukomeze kubana muri iki kiganiro, nawe wajoyininze cyangwa winjiye muri famiye, muri uyu muryango mugari wacu kuri no YouTube channel yawe. Nimba warangije gukora subscribe, reka turebere hamwe iri jambo rya gatandatu. Yaravuze ati, John D. Rockefeller yaravuze ati, too many people overestimate what they lack but underestimate what they have and lose the chance to become a winner. Ahangaha mu Kinyarwanda yaravuze ngo abantu benshi bakunda guha agaciro cyane ibyo babura,
bagatesha agaciro cyane ibyo bafite, ibi ngibi bigakurura amahirwe menshi yo kudatsinda cyangwa se yo kuba abahombyi mu buzima bwabo. Ahangaha aya magambo ayabwira umuhungu we mu nyandiko abisigira umurage mu abana be, yari ashatse kubabwira yuko ibintu bya mbere bifite agaciro ari ibyo bafite, kuko bizabafasha kugera no kuri bya bindi bifuza. Hari uburyo abantu benshi hano hanze tubayeho ubuzima, ugasanga uri muzima, ufite amaguru, ufite amaboko, uratekereza, ufite imbaraga, ariko ukunda kwibreminga buri munsi ngo ntago navukiye muri famiye ifite amafaranga ahagije kugira ngo mbashe kuvamo umuntu ukomeye, ngo ntago navukiye muri famiye, cyangwa se ugakunda kuzana utundi tu excuse. Famiye ubavukiyemo ugasanga inameze neza, ariko ngo sinavukiye i Kigali. Utuntu tw'utubazo nk'utwo ngutwo, utuntu ubona wabuze mu buzima, utuntu ubona utagezeho mu buzima cyangwa utasanze hano mu isi wumva wakabaye warabonye kugira ngo ubuzima bwawe bube bwiza, tukaba ari two tuntu uha agaciro cyane, warangiza ugatesha agaciro ibyo wisanganye bifite umumaro. Ibi ngibi bigatuma ubuzima bwawe n'ubundi buhora buri mu kaga, buhora buri mu kangaratete ko kubaho nta hantu bugera, ko kubaho nta ejo hazaza bufite. Iri jambo John D. Rockefeller yibutse, yari yarizirikanye aribwira umuhungu we, kandi iyi ni impamba y'ubwenge yari ahaye umuhungu we, yari ahaye igisekuru cye. Dore irindi jambo John D. Rockefeller yavuze hano ry'ubwenge, naryo riraza kugufasha gutwara ubuzima bwawe neza. Yaravuze ngo the level of confidence determines the level of achievements. Ni nko kuvuga ngo urwego confidence yawe, icyizere cyawe kiriho, nibyo byonyine bizasobanura urwego rw'ibyo uzageraho. Ni nko gushaka kumvisha neza abantu ko ibintu byose wiyizeyemo, ibintu byose wumva yuko ushoboye, kabone nubwo waba uri kubona bidashoboka cyangwa se waba uri kubona nta kintu bizo, ariko ukavuga ati ibi ngibi nabishobora. Ibi ngibi ni nabyo bidetermininga cyangwa bisobanura cyangwa bigira uruhare mu byo ugeraho. Nimba nta confidence wigirira, brother, biragoye ko hari ikintu uzageraho. Ikintu cya mbere usabwa kugira ni confidence. Abantu bose uzajya ubona bameze neza, cyangwa abantu bose uzajya ureba ukabona mu buzima bwabo hari ibintu bagezeho, ikintu cya mbere uzabasangana baba bafite confidence, aba yumva ko ibintu byose ashaka yabigeraho. Nawe muri aka kanya menya yuko ibyo uzageraho cyangwa se igisobanuro cy'ibyo uzageraho ari confidence wifitiye. Isuzume neza, wowe confidence cyangwa icyizere wifitiye kingana ute? Umvira irindi jambo John D. Rockefeller yohereje cyangwa yanditse muri ya baruwa ry'ubwenge. Yaravuze ngo those who can reach the pinnacle in business, mission, writing, acting and other pursuit of achievements are all because they can steadily and persistently pursue a plan of self-development and growth. Ahangaha John D. Rockefeller yari ashatse kuvuga yuko abantu bagera mu gasongero ku byo bakora byose, cyangwa abantu baba bakomeye mu byo bakora byose, ni ukubera ko bifitemo ubushobozi bwo guhora biga cyangwa se biyibutsa, biyungura ubumenyi bushyashya, bwaba ubwabo ku giti cyabo mu kwiyitaho, cyangwa se n'ubundi bumenyi mu byo bakora, ndetse bakanemerera ibintu bishya kwinjira mu buzima bwabo, cyangwa se bakanemerera ubumenyi bushya guhora bwinjira mu buzima bwabo. Yari ashatse kubabwira ko cyangwa kumvikanisha ko uburyo bwiza bwo kugira ngo ubemo umuntu ukomeye cyangwa uvemo umuntu ukomeye nuko uhora wiga udushya, nuko uhora wiyungura ubumenyi, bube ubumenyi bwawe ku giti cyawe, kwimenya nk'ikiremwa muntu, bube n'ubumenyi muri business wifuza gukora cyangwa business ukora iyo ari yo yose. Irindi jambo John D. Rockefeller yaravuze ngo knowledge is only a kind of potential power. Only when knowledge is applied constructively will it show its power. Mu Kinyarwanda yaravuze ngo ubumenyi ni imbaraga zawe wifitemo ugendana. Igihe cyose uzishoye cyangwa uzikoresheje mu byubaka, nibwo abantu babasha kubona ubukana bwabo. Ahangaha yarashatse kuvuga yuko mu gihe cyose ufite ubumenyi, ariko ukaba aho bukenewe cyangwa aho iyo nkunga y'ubwo bumenyi ufite bukenewe ngo ubukoreshe, ntaba ariho ubukoresha,
igihe cyose uba uri gukora abantu baba babona ibintu uri gukora ntacyo bivuze, ariko iyo ugeze ahantu hose bakeneye bwa bumenyi bwawe nibwo babasha kubona uburyo bukaze, nibwo babasha kubona imbaraga zabwo, kuko aribo baba basobanukiwe ibyo uba ukoze, kuko aribo baba basobanukiwe cyangwa babona neza ibyo uba ukoze bo biba byabananiye. Bisobanuye ko mu buzima bwawe ubwenge bwawe cyangwa se ubumenyi bwawe ukwiye kujya umenya ahantu ubu puresinga, ukwiye kujya umenya ahantu bukenewe, akaba ariho hantu ujya kubukoresha, kuko niho honyine buzahabwa agaciro kabwo. Uyu mugabo w'umuherwe John D. Rockefeller niwe wanavuze ngo do not make any small plans because they cannot inspire the soul. Mu Kinyarwanda yaravuze ngo ntukajye ugira imishinga migufi kubera ko ntabwo itera morale ubugingo. Ni nko kugusobanurira yuko mu gihe cyose uri kugira imishinga cyangwa uri gutekereza umushinga ariko ukaba uri gutekereza umushinga mugufi, umushinga woroshye kugeraho, umushinga ubona utakubiza icyuya, ntago ubugingo bwawe bujya bugira ubushake bwo kumva bwakwiruka kuri icyo kintu cyoroshye gutyo. Ariko igihe cyose uzajya uba ufite umushinga mugari ukomeye kandi ukuvunira nawe ubwonko, uyu nguyu utera morale ubugingo bwawe, kuko ubugingo bwawe uba uri kwiyumvamo ko budashaka gutsindwa, uba uri kumva udashaka gutsindwa n'izo nzozi zawe, uvuga ati uko byagenda kose ngomba kubikora. Mu gihe cyose uri kuvuga gutyo, mu gihe cyose uri kwifata gutyo, nta kabuza ibi bintu byirukaho kandi ukabigeraho. Ariko igihe cyose wakoze proje cyangwa wakoze umushinga mugufi ubona woroshye kugeraho, nawe ubwawe urawutererana kubera ko uba ubona ushoboka, uba ubona akanya ako ari ko kose waza ugahita uwukora ugahita urangira. Uyu mushinga mutoya nawe ubwawe ugutera ubunebwe bwo kuwutangira kubera ko uba ubona utari heavy. Ariko n'ubundi nubwo yavuze iki kintu nawe wabitekereza, igihe cyose ugiye gukora umushinga mutoya, igihe cyose wumva utangiye gukora umushinga ariko nawe ukaba ubibona ko ari mutoya woroshye, uko nguko ukoroheye niko woroheye abandi. Niyo mpamvu uwo mushinga uhita uba common. Reba nawe muri karitsiye yawe hari uturimo turimo duto duto tworoheye abantu bose kudukora. Utwo turimo nitwo usanga abantu benshi barishoyemo, baravuze ngo reka tujye gukora utu ngutu. Nucunga neza uzasanga utu dushinga twose karitsiye yose ihuriyeho duhuriye ku kintu kimwe, ntabwo tuzaba tugira inyungu. Uzaba usanga dutanga inyungu iri aho ngaho yo kurya ukaryama, ariko inyungu yazi ikaguhindurira ubuzima. Ni ukuri pe, ntabwo uzigera uyisanga muri mishinga nk'iyi ngiyi yoroheye buri wese kuyikora. Kugira ngo umushinga wawe ubashe gukomera ube umushinga mwiza, bisaba yuko aba ari umushinga munini abantu bose batatekereza ngo bahita bavuga ngo buri wese atabyuka avuga ngo reka niyongoze nanjye njye guhungira muri ibi bintu. Uba ugomba kuba ufite umushinga mugari wize wanogeje, apana umushinga wakopeye ku bandi nawe ukavuga ngo reka nze ngushyire aha ngaha nta nyigo wigeze uwukorera, utarigeze ureba ku hazaza hawo icyo wakumarira cyangwa se agaciro uzaba ufitiye sosiyete uzaba uri kuwukoreramo. Niba wabanye natwe kuva dutangiye kugeza dusoje iki kiganiro, ni ikimenyetso cyerekana ko wanyuzwe n'ibyo dukora. Reba hasi nimba wakoze subscribe utazajya ucikwa n'ibiganiro byiza nk'ibi ngibi bizajya bitambuka kuri iyi channel buri cyumweru. Kandi niba iki kiganiro cyagufashije ntubyihererane, gerageza ukore share woherereza inshuti zawe magara wishimiye cyangwa ukunda, wifuza ko wazabana nazo no mu busaza cyangwa wifuza ko mwazabana no mu myaka iri imbere, mwese mubayeho ubuzima bwiza kandi bufite intego. Ikiganiro Isi y'Abagabo nakagaruka. Ciao ciao.